Noneho tugiye kubereka abanyeshuri babaye abambere ku rwego rw'igihugu mu bizamini bya leta byakozwe muri uyu mwaka ushize cyangwa se uyu nguyu turimo uriya mwaka ushize w'amashuri. Muvyeyi uraza kumenya ngo ni ikihe kigo cyiza cyo kujyanaho umwana wanjye kiri mu kahe karere. Munyeshuri nawe uraza kumenya ngo ese akarere cyangwa se aba banyeshuri batsinze baherereye hehe, baturutse ku bihe bigo. Yes, ubwo ngubwo rero uraza kwandika muri comment niba uwo munyeshuri umuzi. Twihuse cyane tutabatindiye tugiye guhera mu mashuri abanza, turahera ku muntu wabaye uwa gatanu cyangwa se ku munyeshuri wabaye uwa gatanu. Turavuga amazina ye, ikigo yizeho ndetse n'akarere icyo kigo giherereyemo. Stay on touch. Umunyeshuri wabaye uwa mbere umunyeshuri wabaye uwa gatanu mu mashuri abanza yitwa Kazubwenge Mahirwe Vanessa. Uyu Kazubwenge Mahirwe Vanessa yiga ku kigo kiri mu karere ka Bugesera. Ubwo rero icyo kigo kikaba cyitwa École Espoir d'Avenir. Niwe wabaye umwanya wa gatanu cyangwa se niwe waje ku mwanya wa gatanu, yahawe igihembo n'abayobozi, muramubona uko ameze. Umunyeshuri wabaye uwa kane mu mashuri abanza cyangwa se mu bakoze ikizami gisoza amashuri abanza bamwita Senganshuti David. Uyu Senganshuti David yiga ku kigo kiri mu karere ka Gasabo, aho ni mu mujyi wa Kigali. Ni ikigo cyitwa Kigali Parent School. Icyo ngicyo mwese murakizi, Kigali Parent School. Uyu Senganshuti David niho yaturutse. Umunyeshuri wabaye wa gatatu rero mu mashuri abanza mu rwego rw'igihugu ni umunyeshuri n'umwana w'umukobwa bamwita Kirezi Remezo Benita. Kirezi Remezo Benita uyu nguyu yigaga mu karere ka Huye ku kigo bita École Autonomie do Butare. École Autonomie do Butare. Uyu munyeshuri wabaye wa gatatu mu rwego rw'igihugu niho yaturutse. Ngira ngo ababyeyi murabyumva aho kujyana abana banyu. Umunyeshuri wabaye wa kabiri ku rwego rw'igihugu mu mashuri abanza rero ni umunyeshuri bita Igeno Alliance. Igeno Alliance yigaga mu karere ka Kamonyi ku kigo bita Irerero Academy. Irerero Academy. Kuri icyo kigo rero niho uyu mwana w'umukobwa yaturutse, bamwita Igeno Alliance. Yaje ku mwanya wa kabiri mu gihugu hose. Hanyuma tunyerukiye ku mwana wabaye uwa mbere mu rwego rw'igihugu mu mashuri abanza, umwana wahigitse abandi bose. Uyu mwana yabaye uwa mbere yitwa Igiraneza Lucky Fabrics, akaba yiga ku kigo bita Pioneer School. Ni ikigo gifite akazina keza, Pioneer School. Ari nako kandi duhita tujya muri secondaire tukareba abana babaye ba mbere mu mashuri yisumbuye, ubwo ni troncome kuko nibo bagaragaje amanota yabo n'ibigo bagiye baturukaho. Niba uri umunyeshuri andika muri comment go ndiga, cyangwa se wandike ngo uyu muntu ndamuzi. Tugiye rero segonderi, hari umusore ugaragara nk'akiri muto cyane, bamwita Niyonzima Jean Dodier. Uyu nguyu yigaga mu karere ka Nyaruguru ku kigo bita Educational Institute for Blind Children. Uyu niwe musore wabashije kuba uwa gatanu muri troncome mu gihugu hose. Ni nawe musore kandi twavuze ufite ubumuga, namwe murabyumva, mwumvishemo ibintu bya blind. N'uyu nguyu rero bamwita Niyonzima Jean Dodier. Umunyeshuri wabaye wa kane muri troncome mu gihugu hose ni umwana w'umukobwa bamwita Abeza Happiness Mary. Abeza Happiness Mary yigaga mu karere ka Gasabo ku kigo bita FAO Girls School. FAO Girls School. Mu by'ukuri iki kigo gishobora kuba ari cy'abakobwa gusa kubera ko cyitwa FAO Girls School. Uyu mukobwa niho yigaga, niwe wabaye wa kane mu gihugu hose abanyeshuri bakoze ikizamini cya troncome. Umunyeshuri wabaye uwa gatatu muri troncome mu rwego rw'igihugu ni umunyeshuri witwa Twarimitswe Iron. Uyu nguyu yigaga ku kigo kiri mu karere ka Kicukiro. Ni ikigo cyitwa École Secondaire Kanombe Afoteke. École Secondaire Kanombe Afoteke. Icyo kigo nicyo uyu munyeshuri aturukaho wabaye wa gatatu mu rwego rw'igihugu hose ku banyeshuri bakoze troncome, yitwa Twarimitswe Iron.
umunyeshuri wabaye wa kabiri bamwita Tuyisenge Denis Prince. Tuyisenge Denis Prince yabaye wa kabiri mu rwego rw'igihugu hose mu banyeshuri bakoze troncome. Uyu munyeshuri akaba ari uwo mu karere ka Gasabo cyangwa se ariho yigaga mu karere ka Gasabo ku kigo bita Hope Heaven. Ijuru ry'icyizere. Okay, ahangaha niho yigaga muri iki kigo, akaba ari umunyeshuri waje ari uwa kabiri mu gihugu hose mu banyeshuri bakoze troncome, yitwa Prince Tuyisenge Denis. Umunyeshuri wa mbere mu rwego rw'igihugu mu banyeshuri bose bakoze troncome ni umwana w'umukobwa yitwa Terimbere Ineza Ange Aria. Terimbere Ineza Ange Aria, uyu nguyu niwe wabaye wa mbere mu rwego rw'igihugu mu banyeshuri bakoze troncome, akaba yigaga mu karere ka Nyarugenge ku kigo bita Lycée Notre Dame Nyarugenge. Okay, uyu munyeshuri yabikoze neza cyane, twese tumuha amashyi. Ikindi niba umuzi ubyandike muri comment. Nanjye wakugezagaho ibi nitwa Eric Radu, ndagushimiye ko wabashije gukora subscribe ku Dushya Kingdom. Ciao ciao.